Ndabasuje mwese inshuti za ETV. Tugiye kugaruka ku kamaro k'ibishanga tunitsa kandi ku munsi mpuzamahanga wahariwe kubirengera. Tugiye kuganira n'impuguke ku rwego rw'igihugu mu kurengera urusobe rw'inyabuzima ariko noneho byo mu bishanga n'ibyanya bihehereye. Nitwa Manzi Claude. Turi kumwe n'umutumirwa w'uyu munsi aratangira atwibwira. Nitwa Kubwimana Jean Paul, nkora mu kigo gishinzwe kubungabunga ibidukikije n'iterambere ry'abaturage gikorera mu karere k'umuhora wa Albert, cyitwa Abatani Rift Conservation Society. Ni ukuvuga uno muhora ukorera muri bino bihugu bitanu, uhereye kuri Lac Albert mu Bugande, mu Rwanda, mu burasirazuba bwa Congo, muri Tanzania no mu majyaruguru ya Zambia. Tukaba rero dufite icyicaro hano i Kigali, hano ku Kimihurura, ndetse n'icyicaro cyo mu karere kiri muri Uganda, muri Kampala. Aba nshinzwe ishami ry'iterambere, ubushakashatsi n'itumanaho muri Arcos Network. Uyu munsi turiziza umunsi mpuzamahanga wahariwe ibishanga cyangwa se ibyanya bihehereye mu Rwanda ndetse no ku isi yose buri mwaka ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Gashyantare. Ubundi tugenekereje mu Kinyarwanda cyiza, iyo tuvuze ibishanga humvikana iki? Iyo tuvuze ibishanga rero, kugira ngo byumvikane neza twakwifashisha ubusobanuro bwatanzwe n'abahanga ku rwego rw'isi. Bavuze ko ibishanga bigizwe n'amazi yo mu nyanja, cyane cyane ubwo bavuga ku bihugu bikora ku nyanja. Byumvikane ko u Rwanda rutarimo. Ubutaka cyangwa se amazi rimwe na rimwe birimo nyiramugengeri, bishobora kuba byarabayeho mu buryo karemano cyangwa se ku buryo bwa gakondo, cyangwa byarakozwe n'abantu ku buryo bw'ubuhimbano, ukuvuga artificiel. Icyo gihe mu Rwanda birahari, hari ibishanga biri karemano, hari n'ibyo bagenda bakora artificiel. Ibishanga kandi bishobora no kuba biri aho ku buryo buhoraho, cyangwa se haba by'igihe gito, ni ukuvuga mu gihe byatewe n'amazi yazanywe n'imvura, akaza ari menshi akareka ahantu agatera ubuhehere buhagije, cyangwa se byaba bifite amazi y'urubogobogo cyangwa se amazi yanduye. Mujya mubona rimwe na rimwe amazi aturuka mu misozi afite ubutaka bwinshi, cyangwa se ugasanga ku kiyaga hariho amazi asa neza. Ikindi ni uko ibishanga nabyo ushobora gusanga harimo ibigizwe n'amazi arimo umunyu cyangwa se amazi y'inyanja, cyane cyane amazi y'inyanja igihe afite ubujyakuzimu bw'ahantu hagufi hayo h'inyanja hatari hejuru ya metero 6. Icyo nicyo abahanga bagerageje kuvuga ku bishanga. Ku rwego rw'u Rwanda rero, u Rwanda nk'igihugu kidakora ku nyanja, giherereye mu burasirazuba bwa Afurika, gifite uruhurirane rw'amazi y'ibiyaga 101, inzuzi 861 n'ibishanga 860. Kandi ibyo bishanga bikaba byihariye ubuso bungana na 10.6% by'ubuso bwose bw'ubutaka bw'u Rwanda. Ni ukuvuga ko ibishanga rwose bigize igice kinini cy'ingenzi cy'igihugu cyacu. Ibishanga rero bikaba biherereye mu bice 9 by'ingenzi, mu gice cya Kivu, muri Rusizi, mu kibaya cya Nyabarongo, muri Mukungwa mu majyaruguru y'u Rwanda no mu Kagera. Murakoze cyane. Hanyuma umuntu utwumva none ahangaha ashobora kwibaza ati kubera iki uyu munsi wagiyeho kwizihiza ibishanga? Uyu munsi mpuzamahanga wo kwizihiza ibishanga ni umunsi washyizweho n'umuryango w'abibumbye kugira ngo abatuye isi bose bizihize ibyiza bitangwa n'ibishanga. Nk'uko twabivuze haruguru ko ibishanga bifite akamaro ko kubungabunga ibinyabuzima, ni ibinyabuzima bituma bibika umwuka wa gazi carbonique wangiza ikirere, ndetse bigafasha mu kurwanya imyuzure, ndetse bigafasha no gusukura amazi. Iyo habaye umunsi mpuzamahanga rero wo kwizihiza ibishanga, baba bagira ngo abantu bakangurirwe kumenya akamaro k'ibishanga, haba ku rwego rw'umuturage ku giti cye, ku rwego rw'igihugu, ndetse no ku rwego rw'isi yose. Ni igihe cyiza kandi cyo kuzirikana ishyirwa ku mukono y'amasezerano yo kubungabunga ibishanga azwi ku izina rya Ramsar Convention on Wetland, yasinyiwe mu mujyi wa Ramsar wo mu gihugu cya Irani mu mwaka w'1971.
akaba yaratangiye gushyirwa mu bikorwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwa kane mu 2006. Kuva icyo gihe kugeza ubu u Rwanda rukaba rwamaze gushyiraho icyanya kimwe, iki gishanga kimwe cyagenwe nk'igishanga cy'ingirakamaro mpuzamahanga cyangwa se imbuga za Ramsar, gifite ubuso bwa hegitari 6,736, aricyo gishanga cya Rugezi muzi giherereye mu ntara y'Amajyaruguru. Murakoze cyane. Noneho reka twinjire ku buzima bw'ibishanga, ariko noneho twisa ku by'u Rwanda muri rusange. Umuntu yakwibaza akavuga ati wa mugani tumaze gusobanukirwa impamvu z'umunsi, ariko noneho twinjire mu buzima bw'ibishanga. Gereranya ibishanga byo mu bihe byatambutse, ubwo ndavuga wenda mbere ya jenoside, ndetse ubinabihuza n'ibi ngibi n'iterambere ririho n'ubwiyongere bw'abaturage, ntibyaba bifite aho bihuriye muri rusange? Ngereranyije mu by'ukuri ibishanga, kugira ngo mbibonere ubusobanuro buhagije nakwifashisha ubushakashatsi. Hari ubushakashatsi bwakozwe na Arcos Network ifatanyije n'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA mu myaka 2 ishize guhera muri 2019, byagaragaje ko ibishanga by'u Rwanda mu gihe cyatambutse byagiye bibangamirwa n'ubuhinzi, kwiyongera kw'abaturage. Ariko mu mwaka wa 2008 leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zihamye zo kubungabunga ibishanga, harimo gushyiraho itegeko rya Premier Ministre rishinzwe rigena ibishanga byo gukoreshwa ubuhinzi cyangwa se ubworozi. Ibishanga bigomba kubungwabungwa bikomye, ndetse n'ibishanga kugira ngo bikoreshwe bigomba gusabirwa uburenganzira n'ikigo kibishinzwe. Kuva icyo gihe rero kugeza ubu bushakashatsi bwagaragaje ko ibishanga byo mu Rwanda byagiye bihinduka ku buryo bukomeye cyane. Ugereranyije kuva muri 2008 kugeza muri 2010, ibishanga byari bigenewe ubuhinzi byagabanyutseho 2.63%, naho ibishanga bikomye bigizwe na natural vegetation byagabanyutseho 6.62%, mu gihe amazi magari ari mu bishanga yazamutseho yiyongereyeho 3.82%, naho ahandi hantu hasa naho hasatiriwe n'abaturage cyane, byaba mu kubuhinga cyangwa se mu gucukura umucanga cyangwa se mu kubaka, akaba byariyongereyeho 5.42%. Ni ukuvuga ko muri ino myaka 10 ishize ubwiyongere bw'abaturage bwatumye abaturage bashaka ubutaka bunini bwo guhinga no gukoreramo imirimo, bituma ibishanga bikomye bigabanukaho igice kinini cyane. Ahangaha twavuga muri uko kwegera ibishanga cyane byatumye ibishanga bimwe byari bifite umwimerere hazaho ibyatsi cyangwa se ibimera bitari byo mu bishanga nk'amarebe, afite igice kinini cyane mu gice cy'iburasirazuba, ndetse akaba abangamiye cyane ubuhinzi, ubworozi bw'amafi ndetse n'iterambere muri rusange. Mukora ubushakashatsi mubona abanyarwanda dufite imyumvire ingana iki kwijana wa mugani ku muntu uzi akamaro k'ibishanga uretse kubihingamo? Ugereranyije abanyarwanda batangiye kumva akamaro k'ibishanga, cyane cyane ko hariho n'itegeko ribishinzwe rirengera kubungabunga ibishanga. Abaturage bose bazi ko abenshi, ugereranyije nk'ikigero cya 65%, abaturage bazi ko guhinga mu gishanga kuri metero 10, munsi ya metero 10 z'umugezi bitemewe, guhinga munsi ya metero 50 uvuye ku kiyaga bitemewe. Ubona rwose bagerageza kubyitabira kandi bakabigiramo uruhare. Murakoze cyane. Noneho reka turebere hamwe ibikorwa muri iyi minsi usanga bikorwa hirya no hino mu rwego rwo kurengera ibishanga. Hariho ibinyabuzima dushobora kuba twakwikanga byarangiye, ubwo reka tuvuge ikoreshwa nabi ry'ibinyabishanga, tunabihuze muri rusange nk'abashinzwe kurengera urusobe rw'inyabuzima ndetse n'abagronome bareberera ubuhinzi. Mukorana gute kugira ngo
nibura rwa rusobe rw'ibinyabuzima ruri mu mazi cyane cyane rube rwacika amabizi bariho gukoresha nk'iriya miti ishobora kuba yakwangiza udukoko cyangwa se n'ibintu byose, mukorana mute kugira ngo nibura turusheho kurengera urusobe rw'ibinyabuzima? Urakoze, kino ni ikibazo cyiza. Mu bishanga byo mu Rwanda harimo umutungo kamere ukomeye, cyane cyane ibinyabuzima, urusobe rw'ibinyabuzima uhereye ku mafi, ukagera ku mvubu, ukagera ku ngona, ibikeri, harimo iniguhabiri z'amoko atandukanye, ibinyugunyugu n'utunyamaswa yewe twagiye tubura, twagiye tukendera. Aha rero hanini ugasanga bitewe n'ubuhinzi butubahiriza amategeko, rimwe na rimwe kuri cya gice navuze cy'abantu batarabyumva neza, ko usanga bahinga mu nkengero z'umugezi cyangwa se mu nkengero z'ikiyaga, ugasanga barakuramo bya byatsi byegereye ku nkombe z'amazi. Birya byatsi nibyo ubundi biriya binyabuzima byo mu bishanga, cyane cyane amafi, bikeramo amagi bikareramo abana babyo. Iyo rero biriya byatsi bivuyeho, amafi arakendera. Twavuga cyane cyane nk'ubwoko bw'amafi bwitwa Synodontis rwandae, ni ubwoko bw'amafi bukomoka mu Rwanda by'umwihariko, ariko ubu urebye population yabwo irimo iragenda igabanuka kubera iyo mpamvu. Ikindi ni iriya miti ubwo batera amafumbire mvaruganda cyane cyane, abafite ibinyabutabire bishobora kwangiza ubuzima bw'ibinyabuzima biba mu mazi iyo bikomeje gukoreshwa igihe kirekire. Ni ukuvuga rero ko aba bantu, abagoronome, abahinzi b'umwuga babigize umwuga, abakangurambaga b'ubuhinzi, tubagira inama y'uko bakoresha ifumbire y'imborera, ndetse n'aho bakoresheje ifumbire mvaruganda bakayikoresha mu kigero cyagenwe ndetse mu gihe cyagenwe, kandi bakirinda gusatira imbibi z'ibishanga nk'uko itegeko ry'ibidukikije ribigena. Mwebwe mukora iki nyine nka ARCOS cyangwa se nk'abantu bashinzwe kurengera urusobe rw'ibinyabuzima? Mwigisha abaturage, bigenda bite? Urebye dufite amaporogaramu atandukanye. Hariho porogaramu dufite ikorana n'abaturage, iyo bita Nature Based Community Development Program. Dukorana n'abaturage mu rwego rw'amakoperative, ariko tukibanda cyane kuri transformation, guhindura imyitwarire. Tukabikora cyane cyane ku rwego rw'umudugudu, aho abaturage baziranye, tukabagenera amahugurwa, hanyuma tukabagenera n'ibikoresho bitandukanye byo kugira ngo bifashishe, yaba mu buhinzi cyangwa se mu gukora value chain zitandukanye, abakora mu buhinzi, abakora mu bworozi, abakora mu bucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi. Tukabafasha, ari nako tubahugura kugira ngo bite ku binyabuzima biba muri icyo gice. Hari hamwe na hamwe njya nkunda kunyura mu bice by'amajyepfo ko na za Kigali birashoboka, umugani nk'ahantu usanga barashyizemo ibinamba hegereye amazi, ugasanga bogerezamo imodoka, ugasanga amamoto, ibikoresho cyane cyane wa mugani ari amavuta yose. Muri make ntabwo ari kimwe mu byatuma ibinyabuzima bikendera mu bishanga. Igira icyo uvuga kuri kino kintu? Nibyo, ni ukuri ko imyanda yose yoherezwa mu bishanga, uhereye ku myanda ishyirwa muri za ruhurura cyane cyane mu gice cy'imijyi, amashashi atabora bashyiramo cyangwa se amacupa y'amazi bashyiramo, amavuta y'imodoka n'amamoto bogerezaho hafi muri biriya binamba, byose biragenda bigakora nk'igisenge hejuru y'amazi. Bitwikira rero urumuri rwagombye kwinjira mu mazi, bityo ibitunga ibinyabuzima ntibibashe kuboneka, bityo ibinyabuzima bikagabanuka. Agira inama rero abantu, cyane cyane amakoperative yoza mu modoka, amakoperative y'ubucuruzi, kwitwararika bagashyira imyanda ahabugenewe, ndetse n'ibinamba bigashyirwa ahantu hagenewe hategereye ibishanga, ndetse byaba naba byiza bakabasha gutunganya imyanda mbere y'uko bayirekura ijya hanze y'aho bakorera. Hari wakwibaza akavuga ati mu by'ukuri wa mugani haba hari itegeko rishobora kuba ryamugonga aho ngaho? Nibyo rwose, hari itegeko rirengera ibidukikije, mu ngingo zaryo rigena ko imirimo ibyara inyungu
yaba ari iy'ubwubatsi yaba ari iy'ubucuruzi itagomba gukorerwa ahegereye igishanga muri metero 50. Icyo gihe rero haramutse hari umuntu ufite ikinamba hafi aho ngaho biramugonga. Naho ku bantu bafite amashashi atabora bajugunya muri za ruhurura cyangwa se hafi y'ibishanga, nta tegeko ryihariye ririho, ariko hariho ubukangurambaga yaba ku rwego rw'umujyi wa Kigali ndetse no ku rwego rw'igihugu ko gukangurira abaturage kwitwararika no gukoresha ibikoresho bidakoreshwa rimwe, ibyo bita single use plastic. Hariho ubukangurambaga rwose ku rwego rw'igihugu ko abaturage bagomba kubyitwararika bagakoresha ibikoresho bitabangamira ibidukikije. Ni iki nk'u Rwanda twishimira uyu munsi nka rukosi nk'abantu bafite hafi inshingano zo kurengera urusobe rw'inyabuzima ndetse n'ibidukikije muri rusange? Uyu munsi ni iki twishimira nk'abanyarwanda tumaze kugeraho nk'abafite iyo gahunda mu biganza? Ugereranyije ubu tumaze kugera kuri byinshi byo kwishimira, cyane cyane urebye ku ngero zitandukanye, yaba kuri gushyiraho amategeko ku rwego rw'igihugu iyo bita policy and strategies. Ubu u Rwanda rufite environment and climate change policy yashyizweho muri 2018. Ni itegeko rigamije kubungabunga ibidukikije ndetse rwita cyane cyane no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Kuri ibyo havuyeho ibyo twita mu Rwanda rwiyemeje kubungabunga hasi gukora ku masezerano mpuzamahanga yasinyiwe i Paris ajyanye no kubungabunga ibidukikije. U Rwanda ubu ngubu rufite icyo bita national determined contribution, commitment z'u Rwanda mu kubungabunga cyangwa se ibinyabuzima no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere. Ubu u Rwanda ruri mu bihugu bikeya byabashije kugira iyo strategy mu mwanya wa mbere. Ugereranyije rero ku rwego rw'abaturage, ku rwego rw'abanyarwanda muri rusange, imyumvire abanyarwanda bafite ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije irashimishije nubwo ubushobozi bwabo bukomeza kuba bukeya cyangwa se bashobora gukomeza gukenera gukoresha ibishanga ku bijyanye n'ubuhinzi cyangwa se n'ubworozi, ariko ubona by'umwihariko babyumva ko ibijyanye no kubungabunga ibidukikije. Wa mugani, nubwo twishima ko hari ibyagezweho ariko ntabwo ko inzira igihari. Nibyo, inzira iracyari ndende. Ugereranyije abaturage baracyakeneye guhugurwa, si n'abaturage gusa kandi turacyakeneye no kugira ngo n'abantu nabo basa naho babyumva bongererwa ubushobozi, cyane cyane mu nzego z'uburezi nko muri za kaminuza no mu mashuri yisumbuye, ndetse byanaba byiza no mu mashuri abanza na segonderi abana bakigishwa uburyo bwo kubungabunga ibidukikije bakiri batoya, ndetse byanaba byiza bikajya muri curriculum national cyangwa se national curriculum, ku buryo abana bazamuka bafite imyumvire ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije ndetse bakabasha no kubyigiramo imishinga ibyara inyungu ishingiye ku bidukikije. Bizatuma abanyeshuri babyumva, ababyeyi babo bazabyumva, ndetse iterambere rishingiye ku kubungabunga ibidukikije mu Rwanda rizihuta. Iyo nkeka ko ari nka ya recommendation mwatangaga, ariko noneho reka dusubire inyuma. Abaturage turasabwa iki guhera ku nzego zo hejuru kugeza ku zo hasi, mu magambo makeya? Icyo abaturage basabwa ni ukumva kandi bagashyira mu bikorwa cyane cyane amabwiriza ashyirwaho n'inzego za leta mu buryo bwo gukoresha neza ubutaka. Ni akabazo k'amatsiko, birashoboka yuko ibinyabuzima byakendereye byagaruka mu Rwanda mu bishanga? Ese koko byagaruka biciye mu buhe buryo? Ntabwo nabihamya neza ko byose bishobora kugaruka. Icya mbere kigomba gukorwa ni ugukora ubushakashatsi kuri ibyo binyabuzima byahoze biri mu bishanga byo mu Rwanda bikaba byarakendereye, tukamenya ubwoko bwabyo, tukamenya n'aho bishobora kuva. Iyo bishobora kuba biri muri karere kamwe kegeranye n'u Rwanda, nageze kuvuga ko kimwe mu kamaro k'ibishanga by'u Rwanda ari uko bihuza ibihugu n'ibindi
uvuga transboundary wetlands cyangwa se byambukiranya imipaka, ari nk'ibishanga by'Akagera binyura ku Burundi, kuri Tanzania, kuri Uganda. Icyo gihe ibyo bishanga biba bifite iyo connectivity, aho ari hasigaye ibyo binyabuzima biba bishoboka rwose kuzongera kugaruka mu gihe dukoze restoration cyangwa se kuvugurura, kongera gusubiza ubuzima hantu byajyaga bica. Ubwo nk'ikinyabuzima kiri nko muri Parike Nationale y'Akagera kinyuze mu mazi gishobora kuza kikagera hano muri Nyabarongo. Nk'urugero ni nk'umwe mujya mubona nk'ingona zirimo zigaruka zikagera hano mu ruzi rwa Nyabarongo. Mbere muzi ko zitajyaga zibaho, ndetse abaturage bavuga ngo nizo abantu bazanye bundi bushya, ariko kubera kubungabunga uyu mugezi w'Akagera, ingona ziri kwisanga zifite ahantu hanini ho kuba ziza kugaruka ziza muri kino gishanga cyose. Harimo n'ibindi binyabuzima byinshi, amafi, imvubu zishobora kugaruka, harimo ibinyabuzima byinshi bitandukanye bishobora kugaruka twitaye ku kubungabunga no guhuza indiri zabyo. Mu by'ukuri ibishanga biracyafite ibihe bibazo? Ibishanga bifite ibibazo akenshi bijyanye n'iterambere ndetse n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage, aho usanga ibyo twita nka reclamation cyangwa se claim for agricultural land igenda yiyongera umunsi ku wundi. Ugasanga rimwe na rimwe abaturage cyangwa se abayobozi barakoresha ubutaka bwagenewe guhinga bakabwubakamo, ndetse bakaba kandi ubutaka bwo guhinga ubwinshi bubona bwegereye ibishanga, ku buryo bikomeje gutyo ni ugukomeza gushaka ubutaka bwo guhinga bizagera no kuri buriya butaka navuze buri natural bwo mu gishanga, ndetse nabwo bukaba bwahindurwamo ubwo guhinga. Ikindi kintu kibangamiye ibishanga ni pollution cyangwa se ihumanya ry'ikirere ndetse n'ihumanya ry'amazi bituruka cyane mu misozi, cyane cyane biturutse kuri erosion cyangwa se gutwarwa k'ubutaka ku isuri, iterwa n'imvura nyinshi cyane mu turere dufite imisozi miremire n'amashyamba menshi, ariko kubera ko nta buryo bwo gufata ayo mazi yose akamanuka akirunda mu gishanga azanye na bwa butaka. Icyo gihe rero bwa butaka buba bufitemo ibinyabutabire bitandukanye biza bikirunda mu gishanga, amazi akaba ashobora yakama n'ibinyabuzima nabyo bikabura uko bibaho, ndetse rya suri yije nibwo usanga igenda itwara bya bimera bitari byo mu bishanga nk'amarebe cyangwa se samaviya kuku zibyo bitaranta n'akamara, ikabirunda mu bishanga ku buryo usanga noneho hari igishanga hahindutse ubutaka busanzwe. Igihe rero birimo biratuma ubutaka twari dufite, ubuso bw'ibishanga twari dufite buriya navuze hejuru 10.6 bugenda bugabanuka ku buryo bukomeye cyane. Turasabwa iki mu munota umwe kugira ngo nkurekure? Icyo dusabwa twese nk'abanyarwanda muri rusange ni gukomeza kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima, kubibungabunga, kuko bifite akamaro kenshi, cyane cyane urusobe rw'ibinyabuzima byo mu mazi bifite akamaro gatandukanye, kuva ku gusukura amazi yaturutse mu misozi hejuru cyangwa se y'imvura, ndetse gufasha kurwanya imyuzure itandukanye, harimo kuvugurura ubuhere bw'ahantu hakikije ibishanga tukagira umwuka mwiza, ndetse harimo no kubika umwuka mubi wangiza ikirere wa dioxide de carbone. Ibishanga rero kuba bidufitiye akamaro kangana gutyo, bikabasha no gutanga amazi atuma tubasha gukora ubuhinzi burambye, tukongera ishoramari ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Tugomba kubibungabunga tukabifata neza. Murakoze.